ibyo uvuga ukabyatuza akanwa kawe ariko utizeye ko biri buze kwawe ndagira ngo ubwire ngo biraza kuguhanira nuko wizeye n'abarobyi ari besi ku nyanja nubwo wizeye yuko uri buze kuroba uko bikugendekera birakugendekera uko wizeye. Bibiri ivuga ngo iki? Petero ngo baramuka bagenda baze shobuja genda umubaze ngo mbese utanga umusoro. Petero ngo aragenda ngo akigera nyumvira ijambo ngo akigera mu muryango uboneye kure. Turashimira Yesu ureba naho abantu, turashimira Yesu witegereza mu mutima atekereza. Umva ukuntu Bibiri ivuga birabanga ijambo ritaraba ngo aba yarangije kuribonera mu mutima yarangiza agakora wibwira ngo Yesu aramubona ngaramwa ngo Petero uzanywe mbese bari abantu barimo basoresha ubundi umusoro utanga abantu mu rugo cyangwa utanga rubanda. Petero ngo aramusubiza ngo utanga rubanda. Yesu ngo ati bakunzi b'Isoko y'Abizeye TV twongeye kubashuhuza kandi nk'uko bisanzwe iteka tugarutse imbere yanyu ku izi kamera zanyu tuje imbere yanyu dufite umukozi w'Imana umuhanuzi mbere na mbere manje kugushimira wambaye neza. Imana iguha umugisha wakomeza utwibwira n'impamvu wadupfunyikiye uyu munsi. Urakoze. Imana iguha umugisha wowe unyakiriye kandi nawe urimo undeba kuri screen yawe nawe Imana iguha umugisha. Ni iby'igiciro kubana nawe nk'uko abisabye. Rero amazina yanjye nitwa Singaye Regis. ngira ngo ku muntu usanzwe ukurikiriye cyane ntabwo ari ubwa mbere umbonye, ariko niba wowe ari ubwa mbere umbonye nta kibazo nawe turamenyana kuko nta bagenzi babiri bagendana bataziranye. Imana iguha umugisha. Rero nta kindi kinzanye uretse kuza kuganira ijambo ry'Imana kuko ari cyo twahamagariwe. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Ngita kuganira kubera yuko ubundi ibintu byose byarumviswe, ubu tuba turimo tugenda twibukiranya. Iyo abantu bibukiranya rero baraganira. Imana iguha umugisha. Nyemerera tubanze dusenga Imana kuko ibintu byose tubikora twabanje gusenga. Nibwo buryo bwiza bw'abantu bakijijwe, nibwo buryo bwiza bw'abantu baganira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere tuvuge ku ijambo ryawe. Nyemerera ubane natwe, nyemerera izina ryawe rishyirwe hejuru kubw'uyu mwanya, maze unyure muri iri jambo ukora icyo washatse gukora mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana abe kuri wowe kandi umugisha Imana itanga ukomeho. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tubiganireho. Ni ijambo ryiza tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 17, Matayo ibice 17, hanyuma turasoma umurongo wa 27 wonyine. Matayo 17:27. Hari ijambo rivuze gutya ngo ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende uyasamure, urasangamo stateri, uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho mu gihe kitarambiranye kandi mu gihe dufite, kuko ari umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndaza kugusaba wowe umurikiranye, ngusabe umwanya wose uwume kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma ntabwo ndi butinde, ahubwo nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo abarobyi ari benshi mu nyanja, ariko ifi yawe nta muntu uzayiroba. Nubwo abarobyi ku nyanja buzuye ari benshi, nubwo abashaka amafi mu nyanja ari benshi, ariko wowe ndavuga wowe unkurikiye, wowe urimo undeba, wowe ifi Imana yaguteganyirije muri iriya nyanja iriho abarobyi benshi nta muntu uzayiroba. Kabone nubwo baroba bakava mu gitondo bakageza nimugoroba, kabone nubwo bakesha ijoro
mu ijoro bakazana amatara bagacana, abantu baroba hari amatara bacana, bakaza bagacana. Kabone nubwo byagenda gute, uko inzira zose byanyuramo ifi yawe nta muntu uzayiroba, uko byagenda kose nta muntu uzayiroba. Imana iguha umugisha. Iryo ni ryo jambo nzanye. Uyu nguyu ni Yesu, ariko uyu mugabo witwa Yesu, Yesu araryoshye, Yesu ni umugabo, Yesu ni inyangamugayo, Yesu aragororotse. Uyu mugabo yitwa Yesu ngo yafashe igihe afata umwanya ngo aragenda, ngo yararimo agendagenda. Nimvuga iri jambo kugendagenda, ndaza kugusobanurira amoko y'ingendo, amoko y'ingendo. Ubundi izi ngendo tugenda, uku kunumva ngo umuntu yafashe urugendo, ubundi ingendo zigira amoko menshi yenda kugera mu 8, ariko ndakubwiramo amoko 4 kubw'igihe mfite. Ayandi nzayakubwira ikindi gihe, turacyari kumwe. Ntekereza ko atari bwo bwa mbere urebye yica, n'uzakomeza birebe. Ndakubwiramo amoko 4, ayandi nzayakubwira ikindi gihe. Ubwoko bwa mbere bw'ingendo ni ubwoko bita kuzerera. Kuzerera ni ubwoko bw'ingendo. Ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bita gutembera. Gutembera nabwo ni bumwe mu bwoko bw'ingendo. Ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bita gutambagira. Gutambagira nabwo ni bumwe mu bwoko bw'ingendo. Hanyuma ubwoko bwa kane ari nabwo saka kuza gutindaho, ni ubwoko bavuga ngo kugendagenda, kugendagenda. Kuzerera ndabigusobanurira. Kuzerera bikorwa n'umuntu uba udafite mbese icyerekezo, udafite aho agiye, mbese wicara mu rugo akumva, mbese kesi bikunda gukoreshwa ku bana. Abana nibo bazerera kesi na kesi. Hari umubyeyi abaza ngo runaka yagiye he, umwana abajije ngo yagiye kuzerera. Abo ni abana nyine. Izo ngendo nta nicyo ziba zimaze. Ingendo ya kabiri ni ingendo yita gutembera. Gutembera nabyo bikorwa n'umuntu wari wiyicariye iwe mu rugo, ariko akumva nta kintu afite cyo kuhakora, akavuga ngo reka mbe ntembera, mbe ngenda. Ariko ugasanga kenshi na kenshi nabyo nta kintu biba bimumariye, ni ugutembera nyine. Ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bita gutambagira. Gutambagira bikunda gukorwa cyane n'abantu b'abanyacyubahiro, ariko kandi nabo baba batafite ikintu bari bukemure ku byo bari buze kubona. Barimo baratambagira nyine, ni urugendo rwo gutambagira cyangwa se rw'ibyishimo baba bibereyemo. Ariko urugendo shaka kuza gutindaho ari narwo Yesu yakundaga gukora, kuko nusoma Bibiliya uzasanga ahantu hose handitse ngo Yesu agendagenda. Ni ijambo rivuga ngo bikorwa n'umuntu urimo ugenda afite ibintu areba, ariko ibi bintu akaba rifite ikintu ari buze kubikoraho. Iyo bonye hari ibintu bitameze neza muri urwo rugendo yari arimo akora rwo kugendagenda, arabikemura. Aha rero niho nshaka kuvuga. Ndashaka kukubwira ngo Yesu kuko ari ugendagenda akagira ibintu akemura, narivuze ngo nawe agere iwawe agendagende, muri karitsiye agendagende, ariko aze no kwinjira iwawe arimo agendagenda agira ibintu akemura. Kandi nuza kureba neza urasanga hari ibintu Yesu yakemura muri uko kugendagenda. Yesu rero ngo arimo agendagenda akora ikintu gikomeye, ngo aragenda arimo muri karitsiye ari kumwe n'abigishwa be, ngo aragendagenda. Petero bari bari kumwe, Yohana bari bari kumwe, Yakobo bari bari kumwe, ndetse n'abandi bagenzi babo, ngo baragendagenda. Yesu ngo akajya agenda yitegereza, ngo akareba ibintu bitameze neza, ibyo abona akwiriye gukora akabikora, akagendagenda. Ibyo abona azakora ejo nabyo akabireka akabiteganyiriza ejo. Yesu aragendagenda, ngo ariko arimo agendagenda ngo aza kubona ibintu bidasanzwe, ngo abona ibintu bidasanzwe mu rugo rumwe, ngo aragenda arahinjira ajya kubikemura. Akimara kuhinjira, aho ngaho niho ushaka kuvuga. Yinjiye muri uko yinjiye muri uru rugo ni nako yakwinjira iwawe, uko yinjiye muri uru rugo nako yakwinjira mu buzima bwawe, uko yinjiye muri uru rugo nako yagera mu kazi kawe. Hahandi hari hakubangamiye niko yahagera. Ngo aragenda arahinjira. Mu gihe akihinjira, ngo ahita haza abatipe, ngo bari barimo bakora umurimo witwa gusoresha. Ngo bari batangiriye mu nzira bavuga ati ibyo ari byo byose n'uyu mugabo wita Yesu nawe turaza kugira ngo nawe turaza kumusoresha. Ngo barimo basoresha umusoro witwa idide karama. Ngo bari aho ngaho barimo basoresha uyu musoro. Ngo bitegereza babona Yesu akatiye mu rundi rugo, babona agiye gukemura ibyari biri aho ngaho, babona agiye gushyira mu buryo. Birashoboka ko urugo rwari rudafite amahoro, yaragiye kuruha amahoro. Birashoboka ko urugo rwari rufite intonganya, yaragiye gucubya izo ntonganya. Birashoboka ko uru rugo rwari rurimo umuntu
umuntu umaze igihe arwaye ari ku gisasira aryamye aho ngaho, wenda Yesu yari agiye kugira gute, yari agiye kumukiza. Uku nguku niko ndiba nkubwira ngo nawe Yesu aze kwinjira iwawe. Ntabwo nzi wowe uko bimeze, ntabwo nzi wowe iwawe umugogoro ufite, ariko icyo nzi cyo Yesu ninziriyeho. Ntabwo ajya yinjira ahantu ngo abure ikintu akora. Icyo namukundi, reka nkubwire, umuntu yakwinjira iwawe akaza agasanga uko yahasanze akaba ari nako hasiga. Ariko icyo nkundira Yesu, umuririmbyi yavuze ngo icyo nkundira Yesu ni umugabo, ngaho musezeraniye naho muhurira. Icyo mukundira, ntabwo iyo ageze ku muntu ntabwo amureba gutyo, ahubwo akora icyo agomba gukora. Narivuze ngo nawe yinjira iwawe, ninjira iwawe ibintu birasobanuka, ninjira iwawe ayo mahana ararangira, ninjira iwawe akazi kabuze karaboneka. Yesu niyinjira iwawe, reka nkubwire ngo ibyari uburwayi biribwiriza bisohoke. Yesu niyinjira iwawe, ngo arahinjira. Akimara kuhinjira ngo hahita haza abatipe, ngo bari barimo basoresha, ngo baraza begera Petero, ngo bamubaza amagambo akomeye, baraza ngo Petero, ese uriya shobuja ibintu byo gusoresha ubundi abivugaho iki? Ese we yemera gutanga umusoro? Petero ngo yitegereze, asanga abo bantu mbese bazanye icyo nakwita nk'umujinya, asanga bazanye icyo nakwita nko kubahabya. Nawe hari ibyaguhabije, ubyibuke nawe hari ibyaguhabije. Petero ngo arebye ukuntu bamureba, arebye ukuntu baba barimo bamubaza ibyo bibazo, ngo Petero avuga ngo arabyemera. Ariko nubwo Petero yabivuze, ntabwo yari abyizeye neza ko Yesu ari buze kugira gute, ari buze gutanga uwo musoro. Nawe hari ibyo ujya uvuga ukabyatuza akanwa kawe, ariko utizeye ko biri buze ariko uko kwizera kwawe ndagira ngo ubwenge ngo biraza kuguhanira nuko wizeye. Narivuze ngo nubwo abarobyi ari besi ku nyanja, nubwo wizeye yuko uri buze kuroba, uko bikugendekera birakugendekera uko wizeye. Bibiri ivuga ngo iki? Petero ngo baramukwama, baravuga ngo genda ubaze shobuja, genda umubaze ngo mbese uremera gutanga umusoro. Petero ngo aragenda, ngo akigera mu muryango, nyumvira ijambo, ngo akigera mu muryango Yesu ngo aba yamuboneye kure. Turashimira Yesu ureba naho abantu batareba. Turashimira Yesu witegereza mu mutima akareba ibyo umuntu atekereza. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, birabanga ijambo ritaraba ku rurimi rwawe, ngo aba yarangije kuribonera mu mutima, yarangiza agakora ibyo urimo wibwira. Ngo Yesu aramubona, aravuga ngo Petero, uzanywe n'iki? Mbese bariya abantu barimo basoresha, ubundi umusoro utanga abana bo mu rugo cyangwa utanga rubanda? Petero ngo aramusubiza ngo utanga rubanda. Yesu ngo ahita amubwira ngo rero, kugira ngo tutaza kubera abandi igisitaza, genda umanuke ugenda ujya ku nyanja, nurangiza kugerayo utwara ururobo ujugunye mu nyanja. Ifi ya mbere iri bubanze kukwitaba, ifi ya mbere uri bufate, aramubwira ngo uyasamure. Numara kuyasamura urakuramo stateri. Iyi stateri ni amafaranga yari amubwiye agombaga gusora. Haba ngo ngaho ugende, numara kuyafata ugende uyatange ku bwanjye no ku bwawe. Ibi bivuze iki? Petero aramanuka agenda agera ku nyanja, arimo amanuka yerekeza ku nyanja. Ndagira ngo ahangaha nkurikiye, ndi hafi gusoza, ntabwo ndi butinde rwose, ntabwo ndi butinde, kubera yuko ndabizi neza yuko ibi ngibi warabyumvise. Ariko uyu munsi nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo nubwo abarobyi ari benshi ku nyanja, nibwo buhanuzi ubundi nkuzaniye. Nubwo abarobyi ari benshi ku nyanja, nubwo abashaka akazi ari benshi aho ujya kugashakira, nubwo ubona abakobwa bitsirita kuri fiyanse wa mukobwa wunkurikiranye, nubwo ubona abasore wa musore ufunguye iyi YouTube ukahita ugwa kuri iyi channel, nubwo abasore ari benshi bitsirita kuri fiyanse wawe, nubwo wa mugore we, nubwo ubona abagore ari benshi bashaka kwinjira mu rugo rwawe, nubwo ubona wa mugabo ukabona abagabo b'abanyacyubahiro bafite amafaranga kurenza ayo ufite, ukabona bashaka gutereta umugore wawe no kukwinjira, nubwo ari benshi, ariko ifi yawe nta muntu n'umwe uzayikoraho, nta muntu uzayiroba. Bibiliya ivuze ngo iki? Petero ngo amanutse ku musozi, ngo arimo ajya ku nyanja, ngo abona ku nyanja hari abantu benshi. Petero avuga ati se ko nanjye ku nyanja nahabaye, ko mbizi bibayo. Hari ibintu kera twajyaga dukora turi abana byitwa kujaga, kwari ukugenda dushakisha ahantu amafi, mbese ubwo twabaga twayabuze, mbese tukagenda tujaga kugeza ku rwego tuzibonye. Petero ategera ati nanjye ko nabaye umurobyi, ko mbizi aya masaha Yesu anyoherejemo, ko abenshi baba barobye, iyi fi anyohereje ndayikura he?
iyi fi ndayivanayo. Petero ngo yamanutse yumva atabyumva neza, ngo aragenda, ariko ahageze ngo akora icyo Yesu yamubwiye. Nkuzana ijambo cyangwa se muri aka kanya reka nkubwire ngo ujye ukora icyo Yesu akubwiye. Yesu nakubwira ngo kora gutya uko abivuze jya ubikora, abafite impamvu abivuze. Yesu nakubwira ngo haguruka ugende ujye kudepoza, ugende udepoze, abafite impamvu abivuze, abashaka kuguha akazi nubwo aba bashaka akazi ari bese, ariko Yesu iyo yavuze aba yavuze. Nyumva neza, iyo yavuze aba yagize ate? Aba yavuze. Subiramo cyane ngo aba yavuze. Ongera nushaka, ongera ubizo, nushaka ubyandikisha n'urutoki gutya uvuge ngo aba yavuze. Iyo yavuze aba yavuze. Petero ngo aragenda, bafata ururobo ajugunyamo. Hari ukuntu twajyaga dutera kera indobani, nawe urabizi. Nubwo wijijishije, nubwo urebye ku ruhande, ariko nawe urabizi wigeze ugera aho baroba. Hari ukuntu kera twajya tujugunyamo gutya, ngo akijugunyamo ati ako kanya, ati ntabwo byasabye ibintu byinshi. Iyo Yesu yavuze ntabwo bisaba ibintu byinshi. Iyo Yesu yategetse ntabwo bisaba yuko umuntu arinda kwikanashura. Iyo Yesu yavuze ntabwo bisaba yuko umuntu arinda gutanga amatangazo. No, iyo Yesu yavuze biba byoroshye. Ngo Petero akijugunyamo, ngo yumva hari ikintu afashe, abanza kugira ngo wenda ni nk'igikeri kinini cyahaze, abanza kugira ngo ngo ariko ngo azamuye ngo azamuye, ngo abona n'ifi, ngo arayireba abona niyo. Umva hari igihe umukobwa aba amaze igihe kinini atarashaka, ariko yajya kona haruje kumubaza izina, arabanza avuga ati se ubu nibyo cyangwa ntago ari byo. Hari igihe umubyeyi aba ari mu rugo nta mahoro, umugabo nta mahoro amuha, ariko yajya kona akabona ijoro rimwe umugabo atashye yanezerewe, akabona atangiye kumuhamagara ngo sheri, nyamara iryo zina ariheruka nko mu myaka nk'itanu ishize, agatungurwa. Petero nawe ngo aratungurwa, ngo azamuye abona n'ifi. We arayibona. Wowe urimo urazamura iki muri iyi minsi? Kandi wasanga nawe hari ibyo urimo uzamura, ariko kuko utarabona yuko ari byo nawe uracyabishidikanya. Ngo azamuye abona n'ifi, ngo yitegereje neza abona n'ifi, ngo arayasamura, ngo akuramo icyo bita state, ngo aragenda azihereza abangaba barimo basoresha. Reka nkubwire ahantu ikintu kirimo muri ibi ngibi. Amaze kuzibaha buriya batekereje iki? Tekereza nawe umunsi uzatwara invitasiyo ugiye gutumira bene wanyu bavuze yuko utazashaka. Tekereza nawe umunsi uzaba urimo witwara, uri mu modoka usubiye iwanyu mu ntara, hahandi wavutse, handi waturutse, cyangwa se igihe uzaba wohereje bene wanyu amafaranga, wenda uba muri Amerika cyangwa se uba i Burayi cyangwa se uba muri Canada n'ahandi. Igihe uzaba wohereje amafaranga urimo uvuga ngo wenda nimukora ibi ngibi, bazatekereza iki? Baravugaga yuko utazikamira n'ayimbwa, baravugaga yuko ntaho uzagera, bazatekereza iki? Petero ngo aragenda atanga umusoro. Ngo aravuga ati aba batipe ko twari tuzi ko nta hantu bakura amafaranga, abatipe ko twari tuzi ko nta kintu bageraho, uyu musoro nuko Yesu yari yavuze. Kandi muri iriya nyanja hari mwifi, Yesu yari yamuteganirije. Nanjye narinje kuguhanurira nkubwira ngo ifi yawe ni akazi Imana yakugeneye, nta muntu uzakajyamo. Ifi yawe ni umwanya Imana yaguteganyirije, nta muntu uzawicaramo. Ifi yawe ni umugore wawe nta muntu uzamukuya. Ifi yawe ni umufiyanse wawe, uwo nguwo Imana yakugeneye niwe muzabana. Ifi yawe ni urubyaro rwawe. Ifi yawe nta kintu reka nkubwire ngo ifi yawe ni icyubahiro Imana izaguha, nta muntu uzakikunyaga. Ifi yawe nubwo abarobyi ari benshi mu nyanja, ariko ifi yawe herasi erodebra, ifi yawe nta muntu uzagira gute, nta muntu n'umwe uzigera ayikunyaga. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Narinje kuguhanurira nkubwira ngo ifi yawe iracyahari. Nubwo ku nyanja harimo abantu benshi, nubwo ku nyanja barimo baroba ari benshi, nubwo ku nyanja barimo bazamura amafi ari benshi, abandi bageze mu gihe cyo kujaga. Iyo bageze mu gihe cyo kujaga biba bisobanuye ngo amafi yashizemo, ariko iyawe hari ahantu Imana igenda ikayibika ku ruhande, bivuze ngo nta muntu n'umwe uzagira gute, uzayikunyaga. Wari utakaje kwizera, wabonaga ibyo urimo ujyamo byose byanga, ukavuga ngo ahari byararangiye. Humura, narinze kuguhumuriza nkubwira ngo ifi yawe nta muntu n'umwe uzigera ayiroba, ahubwo aho Yesu yayishyize kugira ngo nawe uzayirobe mu gihe cyawe. Imana iguha umugisha. Reka nkubwire ngo gira kwizera, ifi yawe iracyahari. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Hanyuma niba wari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ibuka ukore subscribe, hanyuma kandi utwandikire muri comment utubwire uko ubibona, ubundi ukore share uhereze n'abandi iyi video kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, ariko kandi ntibibagirwe no gukora like. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.